Muraho neza abakunzi bacu araho dukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe udutsinde ikintu ubusabwa, no kubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara handitse amagambo avuga ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo baba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka kode nyandikira cyangwa uhamagare, ni kuri 0789 335 16 umbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha nubwo waduha amasaha ya nimugoroba ukaduha saa 2 z'ijoro. Turaboneka tukakwigisha, tuba amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazajya ukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 335 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari impande enye? Ese uri kubona ari impande eshatu cyangwa ishusho ni uruziga? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ukajya urahitamo igisubizo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. Beka ngo umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Sega ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Mugiye kuri D bari kutubwira ngo aho inyabiziga bihagaraniye imbere mu birometero 30. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizida kuso cyanya cyo wamaze kucyandika kwa papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni se umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo ubonye kino cyapa cyanditsemo 30, uhita wongeza umuvuduko muto uragenderaho akaba ari kilometero 30 mu saha. Uhita wongeza umuvuduko, ndakeka ko usobanukiwe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa rero byo ku mihanda bitegeka. Namaze kugukorera video iteguye neza y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo umare kuyisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba no mu buryo bw'amashusho. Ugakanda subscribe hasi kugira ngo nikiraho irindi somo uhita uribonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Hano ijambo abagenzi bakoresheje ntabwo ari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona gute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. Beka ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa. Sega ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo
ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi, ikibazo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko ikibazo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikibazo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ko batubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ese icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Neza neza kino kibazo barazakikubaza, ariko ubone kuri A bavuze ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. B, ibumoso babona iby'ibara ryera. Aho uzahita uhitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Icyo gihe bazaba baguhaye se ivuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niyo uzahitamo. Impamvu nazanye bino bisubizo bya nyabyo nuko neza neza ndabizi hari ikindi kibazo baza gutya ariko bagashyiraho ngo A babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije. B, ibumoso babona iby'ibara ryera. Ugahita uhitamo se ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Hano kuri A bari bavuze ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, kandi ibumoso baba bagomba kubona iby'ibara ryera. Kuri B bari bavuze ngo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa, kandi baba bagomba kubona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko nibaguha ikibazo babiguhayeho gutya uzahita uhitamo ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kuko baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije, naho ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Ndakeka ko waramaze utamo rero D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ndizera ko nimara ko wagihinduye urahita ugikora, murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Nkwibutsa ko kode ziri koneka, nyandikira kano kanya ubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufashe kubona kode nziza, nguhe imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789 935 16 26 bigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6? Ariko ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibutsa ko toni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Nugera mu kizami bakavuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje ibiro 3500. Ntibikugore, bazaba bafashe zino toni bazishyize mu biro. Noneho kuri se bakatubwira ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha turi kubigisha gutwara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Neza neza kino kibazo hari igihe bakibaza bakavuga ngo rimwe mu mwaka, uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ko bino binyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Nibahindura akavuga ngo rimwe mu mwaka cyangwa bakavuga ibindi, uzahitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira. Murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ijoro ryose, murabizi hari ikinyabiziga gihagarara amanywa yose, ariko biba bibujijwe guhagarara akanya kanini cyane cyane ahakurikira. Hehe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ariho ku muhanda y'icyerekezo kimwe hose. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo umaze kwinjiramo ukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe ko wakata ngo usubire inyuma. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Sega ngo ku mihanda ibisikanirwamo, iyo bugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana budafite metero 12. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoye ikizami bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, no kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndakeka ko waramaze utamo rero B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro.
utari wayihisemo ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ndizera ko urahita ugikora, wibutsa gukanda subscribe hasi kugira ngo ikizame cyose gikozwe, murabizi ibibazo biragaruka, ujye uhita ukibonera ku gihe ugikosore. Nugiramo ikibazo unyandikire cyangwa umpamagare, ni kuri 0789351626 nkagusobanurira. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, volomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo bisiga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Kurenza ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. A iravuga ngo santimetero 20, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 50, D ngo santimetero 60. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyangwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro, ntibishobora kurenza ibipimo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se santimetero 50. Turawahisemo se, nikiramuka kije mu kizame uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande enye cyangwa gifite ishusho y'uruziga? Rero kino cyapa gifitiye ishusho, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hari igihe bavuze ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, ni kimwe no kuvuga ngo ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura. Kuvuga ngo umuzenguruko utukura no kuvuga ngo mu ibara ritukura byose ni kimwe. Kuvuga ngo ubuso bw'umweru no kuvuga ngo ubuso bwera byose ni kimwe. Nujya mu kizamiro ukabona nayo magambo bakoresheje ntubitindeho. Kino cyapa kikaba gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ari ngo hegereye umuhanda unyerera, beka ngo imbere ipine ryapfumutse, sega ngo hegereye icyako kidasobanuye ukundi, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo imbere hari hatangirwa serivisi. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se ahegera icyako kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bwa mbere bw'ibyapa biburira, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Icyapa cyose uzabona giteye k'ubwo buryo uzamenye ko kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki? Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu yihe ntera? A ngo metero 100, B ngo metero 75, C ngo metero 25, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 75. Noneho iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere cyacu tukaba dufite ikirere gikeye nta gicu kibuditse kirimo. Babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Abantu benshi bakunda guhita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya, saa 11 n'igice. Oya, ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere cyacu akaba nta gicu kibuditse kirimo. Rero biba agomba kumurika mu ntera ingana na metero 75. Utari wahisemo B, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Kuvuga ngo metero 2.50
no kuvuga ngo metero 2.5 no kuvuga ngo metero 2.5 byose aba ari kimwe. Murabizi rero inyuma y'akadomo iyo nta mubare ukurikiraho ntacyo biba bivuze. Bigaragazwa ku buhe buryo rero? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo inyuma ni amatara abiri atukura. Mbega ngo iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa cy'imitwaro, ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. No kuvuga ngo inyuma ni amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro, ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa se ry'umuhondo. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa cyangwa se kigaragazwa n'ikirango. Kuvuga ikinyarango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ese kiriya cyapa kivuga ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara asate? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo umukara n'umutuku. Beka ngo umukara n'umweru. Seka ngo umweru n'umutuku. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari umweru n'umutuku. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Biba bikoze nka T, akarongo gagaze gasa umweru agatambitse hejuru gasa umutuku. Genda kuri YouTube channel urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda umare kwisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Urabona ko utarayibibonyeho nk'icyo cyapa utakizi, kino kibazo gihita kikugora kandi kitakagombye kukugora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarenga ukaba munsi y'abatandatu umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikanda yo kurinda ibyago yagenewe aba bakurikira. Yagenewe bande? Arango umuyobozi. Yavuze umuyobozi ubwo ni umuyobozi w'ikinyabiziga, umushoferi. Mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. Sega ngo ushobora no kugira imikanda ku zindi ntebe z'inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese zino modoka zigenewe gutwara abagenzi ariko umubare wabo ukaba munsi y'abatandatu umuyobozi abariwemo, ibigomba kugira imikandara yo kurinda ibyago yagenewe bande? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ugomba kugira umukandara w'umuyobozi ho n'itegeko. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere ndetse ibishobora no kugira imikandara ku ntebe z'inyuma abazigendemo ziriya modoka. Ndakeka ko muri guhitamo byumva neza. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe unyandikiye cyangwa umpamagare kuri 0789 gufashe ko na kode, akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkwe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Kandi nizo kuri kategori ziri kuboneka mu nyandikire cyangwa mu mpamagare. Ibyo byose mbibafashe. Mukeneye kwiga uri kure bitagukunda nguze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda nguze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho uduha amasaha ubona akunogeye, ubona uboneka ku munsi yageze turaboneka tukakwigisha. Asigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tuguhugura wariyigishije, ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri, tubigufashamo. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tukwigisha mudasobwa, turaza tukaguhugura amategeko y'umuhanda, tukakwigisha na mudasobwa ukagenda gukora nta kibazo cyo kuri mudasobwa ufite. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye,
urahitamo kimwe cy'ukuri. A irabanga akazamuko gashinze cyane, B ngo umuyaga w'intambike, C ngo uruhererekane rw'amakoni, D ngo umuhanda unyerera. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, umuhanda unyerera. Urabona ko turebeye ku birango bya kino cyapa, imodoka iri kwandika 8, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kigaragaza ko ugiye kugera ahantu hari umuhanda unyerera kugira ngo umenye ingamba urafata hakiri kare, zaba izo kugabanya umuvuduko kugira ngo urinde abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse ryari? Ara ngo iyo bireba feri y'urugendo, mbega ngo iyo kurekurana ari by'akanya gato, se ngo iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Nkwibutsa ko ubonye hari ikintu kiri kukugora ucyandika muri comment ugakanda subscribe, hagiye gutegura isomo ukazahita ukibonera ku gihe. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, byose ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ubwo bashatse kuvuga ngo ntigishobora kugira amatara arenze 2 y'ubwoko bumwe, ariko amatara akurikirayo ashobora kugira amatara arenze 2. Kiba gishobora icyo kinyabiziga kugira amatara arenze 2 y'ubwo bwoko bagiye kutubwira hano hasi. Nicyo bishatse kuvuga. Ara ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ryerekana icyerekezo, se ngo itara ndangaburumbarare. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A ni iso cy'ukuri, B ni iso cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Inzira y'icyerekezo kimwe namaze kuyikubwira, ni wa muhanda umara kwinjiramo ukaba wemerewe gukomeza imbere gusa, utaba wakata ngo usubire inyuma. None ni hehe biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ara ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, mbega ngo kunyuranaho ntibyemewe. Se ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo, ugaca aho ushaka bitewe n'aho wiyumvamo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Ariko nujya mu kizami bakakubwira ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko bikorerwa ibumoso. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezeho, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo. Rero hano ho ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko niba bakubwira ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu babivuzeho nuko mbazi ko hari ibibazo bibaza ho. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ese ni uwuhe? Ara ngo umuyobozi w'ikinyamitende, mbega ngo umunyamaguru, se ngo umukozi ubifitiye ububasha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuyobozi wa bisi. Ese niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Urugero, ukagera hariya ku maferuje aho bari gukoresha amatara 3 ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku, ugasanga feruje ntiziri gukora biriya bimenyetso bimurika, ariko ukahasanga umuntu. Ese uwo muntu ni uwuhe uba ushobora kubaha uhamusanze? Ese hano iso cy'ukuri ni A, umuyobozi
w'ikinyamitende? Ese hano iso cy'ukuri ni B umunyamaguru? Ese hano iso cy'ukuri ni C umukozi ubifitiye ububasha, cyangwa ni iso cy'ukuri ni D umuyobozi wa bisi? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro ari iso cy'ukuri nta kindi ni C umukozi ubifitiye ububasha. Ushobora kuhasanga nk'umupolisi, ushobora kuhasanga nka bari abakorerabushake n'ubundi bakora mu mihanda, uba ugomba kumwubaha. Ndakeka ko uramaze guhitamo C umukozi ubifitiye ububasha, ndizera ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Wakibona ukaba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Hano hari ibyapa baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Hakaza icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hakaza icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Hakaza n'icyapa A22A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ese ni ikihe ku buryo nukibona uri umuyobozi w'ikinyabiziga uzaba wemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho ugana mu nzira ifunganye? N'ubundi hano hasi nibyo batubajije ngo ese ni icyapa B6, ese ni icyapa A19, ese ni icyapa B3, cyangwa ni icyapa A22A? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A icyapa B6. Kino cyapa B6 kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye utambuka mbere y'abaturutse imbere, niwo utambuka mbere. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere, uri mu mweru ariko bo baza bagusanga bari mu mutuku. Mu mutuku bari kumubuza, mu mweru bari kukwemerera gutambuka mbere. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo icyapa B6, ndizera ko wamaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugahura n'ikindi kinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, ushobora gukora iki? Ushobora kwitwara ute? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kidagishoboye kugenda. Bega ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Sega ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Kenshi uri kwirinda ibyago ugabanya umuvuduko witegura guhagarara cyangwa se ukanahagarara. Nujya mu kizame cyawe ukabona mu bisubizo 4 bagwaye harimo kivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, ntabwo nkubwiye ko 100% bari ibisubizo byanyacyo, ariko iyo ugihisemo, iyo nta kindi wizeyemo 100% gikunda kuba ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Mu gihe udepashijwe n'ikindi kinyabiziga ushobora gukora iki? Ushobora kwitwara ute? Ayo gukomezanya umuvuduko wari ufite, bega ngo kujya iburyo, sega ngo kujya ibumoso, dega ngo kongera umuvuduko. Mu gihe udepashijwe n'ikindi kinyabiziga, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ushobora kwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari ikindi kibazo uzabona baho bashyizeho ngo kugabanya umuvuduko. Uba ushobora gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa ukagabanya umuvuduko wari ufite, kubera ko umuyobozi w'ikinyabiziga uri kukunyuraho yagiye mu ruhande rw'ibumoso, kandi murabizi tugendera mu ruhande rw'iburyo. Rero ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite kugira ngo utepashe byihuse, cyangwa ukagabanya umuvuduko kugira ngo udatuma agerwaho n'ibyago, kuko aba yagiye mu gihande cy'ibumoso.
Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? Ara ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Se ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ziriya nzira ziba zishobora guharirwa abanyamaguru ryari? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ugeze ahantu usanze nta mategeko ahari yihariye abikubuza ikintu runaka, uba wagikora. Niyo mpamvu duhisemo se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, kuko wasanze ayo mategeko ushobora kuhasanga wenda nk'icyapa kibuza, kikukubuza ko nta munyamaguru wemerewe kuhaca, rero ntabwo wahaca. Ariko iyo hatari ayo mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso uba wahanyura. Ndakeka ko waramuzamo se, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabishwe kiravuga ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yahe matara? Ara ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, se ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose ari ibyo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Kino cyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Ririya tara ribonesha kuri plaque mubona ko riba riri ukwaryo, niyo mpamvu ridakurikiza iri tegeko. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikizame cyose gikozwe ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ibibazo biragaruka. Nukenera isomo ryandike muri comment, ukande subscribe nirishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Wagize ikibazo uranyandikira cyangwa ukampamagara ni kuri 0789351626 nkabigufashamo. Hari isomo ukeneye ko nkutegurira ushaka kunyandikira wenda mu gihe ufite igihe gitoya nkaba nari gutegurira mu gihe gitoya. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafashe. Ukeneye kode aho waba hose mu gihugu tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guza twigane mu shuri, cyangwa uri hafi bitagukundira bitewe n'akazi ukora, twandike cyangwa uduhamagare tubigufashemo. Wariyigishije ukeneye ko tuguhugura mbere y'uko ujya gukora twabigufashamo. Ikindi ukeneye ko tukwigisha mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali twabigufashamo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.